mugatega amatwi abantu musanzwe muri mu rukundo, mugatega amatwi hamace tukaganiraho. Hari umugabo babwiye acyubaka urugo, baramubwira yari umusore nkuko kwa papi yagiye mbe arahari, haramubwira ati rero sasa rero papi ati icyo umenyereje umugore nicyo azagusaba iteka, ati ikintu umenyereje umugore umenye ko cyazahora gusaba. Undi ati ni sawa kabisa, ati ubimenye. Arabimenya rero ngo barangije gukora kwa kundi bakora ubukwe no gutwikurura, madamu nyina arimo amwirijyaho, sheri mfungurira ikanzu hano, aramuhindukiza mukubita urushyi amwongera urundi, ati sheri dupfuye, ati ngukubise ntacyo dupfuye, ati nitugipfa n'umuntu nzakwica. Ubwo yagira ngo amumenyereze ko adakina ubwo kuko bamubwiye ngo urabona icyo umenyereje umugore arinda pari cyagusabize, ubwo rero yaramumenyereje ngo ngewe nta mikino, ahora mbega yaramuhahamuye mu mitekerereze kuri ngewe uburi umurwayi. Uyu muntu waramukunze kuruta abandi bose, uyu muntu ni mama w'abana bawe, uyu muntu yakurutiye abandi bagore bose, uyu muntu ateye uko udateye kugira ngo wowe wuzure wumve ufite agaciro. Kuki wamumenyereza ibibisi, mumenyereza ibyiza. Dukurikije ivyo n'umukozi w'Imana by'ukuri avuze, ni gute bishobora gushikira umuntu wakunze waramuriheje ubona ko ari mwiza, muramana umwaka umwe mureshanya cyangwa ukwezi kumwe bivana n'igihe mwamaranye, ubona ko ari mwiza, mwita ko asa n'izuba rirenze cyangwa izuba riserutse,